tubyumvikanyeho kitabashwa cyawe kiraza ryari kanya arimo araza aricara he urabizi ko ibintu wari umukoreye cyage ntabwo yakwegera utazi ko mu mwanya ngo yicara wegereye hirya yicare hano wampaye condition yuko ndi bwubahiriza umukobwa wawe none nanjye reka nguhe condition wicare hirya yicaranga nta kintu n'umukora ariko kigiki cyo kumutera ubwoba bw'ikizi perega ndakuze oya nta kibazo we ntugire ikibazo gusa ndashaka kukwereka yuko utazi gutereta nsujye kuneretera oya wayi ni byinshi cyane uzindi gukora kugira ngo ubone kuntu ubaho ariko ibyo ukoze byose ugasanga byose ntabwo biri kugenda bikubera zero bikubera impfabusa ariko nyamara nawe wabyukanye amahirwe angana n'ay'abandi ariko ukabyuka ukagenda ugasanga ibintu wakoze byose ntabwo wabigezeho neza ndetse n'ibyo utarakora ngo wahe ikaze muri iki kiganiro cyacu reba niba warakoze subscribe niba utararikora uyikore kugira ngo ukomeze ubane natwe ku gatanu kandi ubone ibiganiro kandi ubibonera ku gihe njye n'umuzehe Kongomani Gasegeye ntawangwa na bose. Iki ni cya kiganiro cyacu kigaruka kuri filime The Contract yacu y'uruhererekane aho tugereye ahangaha ibintu biri kugenda biba byiza cyangwa ku rundi ruhande bikaba bibi cyane kubera yuko ubu ngubu Nsabi yamaze gutekereza yuko yakagombye kuba yibonera umukunzi we bakabana kandi akamukunda bitewe nuko yatangiye kujya mujyamo gake gakeya kandi ubundi urukundo ntabwo umuntu aruguhatiriza cyane rugenda gakeya. Ni nako Nyambo nawe yatangiye kubona ubuzima ko bwatangiye guhinduka umukunzi wiwe ariko umusaba ikintu gikomeye cyane buriya umuntu nakubwanga iki kintu gitekerezaho nawe ujye ugitekerezaho kabiri yanze yuko amubwira ati yego ngira umukunzi maze ejo Nyambo akenga gusiga byose kwitirawe yuko nabo mu mutima we haracyarimo Nsabi kandi mu mutima we waracyatekereza ko Nsabi hari ibyo yamukoreye kandi Nsabi afite kwidene nimvuga ngo afite kwidene Nyambo aho iteka ryose yumva ko afite idene Nsabi. Ibyo kandi koko ni nabyo buryo umuntu akugiriye neza ntabwo ugomba kumwibagirwa gutyo ugomba kwibuka intambwe ziwe nziza mwagiranye. Ubundi ikintu kijya kitunanira hano mu isi ni uko usanga umuntu mumaranye imyaka cyangwa imyaka irenga 5 maze umunsi umwe yakubabaza ya myaka 5 yose ikaba impfabusa maze ugahita uyibonamo yose ukayikuba na zero. Ariko nyamara iyo myaka yose mwakuranyemo ibintu byinshi byiza cyane ariko ikintu kimwe cyonyine kikaza kikabigera zero ni uko ubuzima bwa muntu tubayeho abantu batubabaza kenshi na kenshi ntabwo tujya dutekereza yuko bigeze kutunezeza ugasanga ubana n'umubyeyi wawe mukabana igihe kirekire cyane kwitaho kuva mu butoya bwawe ariko wamara gukura ugasanga hari byinshi cyane wowe udashaka ko byagerwaho ariko we nyamara yarakubaniye neza wowe umunsi umwe agakora akantu kakakubangamira kagatuma unaturongera ukava mu rugo ukavuga ngo mama arakubangamira bitewe nuko mutabyumvikanyeho. Nyamara wakagombye gutekereza niye mpamvu itumye ikintu kiba ese ni uruhe ruhare mfite. Ikintu nemera cyo muri ubu buzima tubamo rero buri muntu wese agira uruhare mu makosa yose yaba yabaye. Nk'urugero Nsabi umubabara afite akakanya bafite nk'uruhare kubera yuko yemereye umugore we kugenda. Iyo abataremeye umugore we kugenda rero ntago yakagombye kuba ari kubabara bingana gutya. Ikindi mu byishimo bya Nyambo nawe yabigizemo uruhare yatemera ko ano mafaranga ajya kuyakorera yatemera kwita Nsabi musaza wiwe ntago ano mafaranga yari kuyemera. Niye mpamvu yatumye Kiramani amubwira yuko ashaka kumubera girlfriend kandi bari mu nzu nk'abantu bakundana nk'uko bisobanutse. Ubundi iteka ryose benshi na benshi bibeshya ku rukundo bakumva ko kubera ko bishimiye umuntu cyangwa bumva ko umuntu amurimo bamukunda bamukumbura cyane babitekereza ko ari urukundo rwa nyarwo ntabwo ari uko rumera kubera ko urukundo rwa nyarwo rufite rukora mu bintu byose. Impamvu rero nubwo bwose mwabirebye gutyo mugatangira mwibaza ngo ni igiki cyabibaye gutya gitumye Kiramani avuga atarashaka kumugira fiyanse ariko akamusaba kubitekerezaho ni igiki cyaba kibikora. Ubundi ni ukuvuga ngo ku bantu bazi ibintu bitandukanye cyane bazi yuko burya iyo umaze gushaka ubukoze ikintu cya mbere gikomeye cyane kandi cyo cyakagombye kuba kigize ute kigenda neza. Kandi impamvu bakunda no kugendamo gake yatekereza nawe umugore wawe usanze afite abandi bantu bagendana nabo
ni ukuvuga ngo hano reka dusome ijambo riri mu Bakorinto ba mbere umurongo wa 7, aho tuhere ku gice cya mbere. Haravuga ngo ibi mutwe wawe uravuga ngo ibyerekeye gushyingiranwa, ibyerekeye ibyo mwandikiwe, ibyiza nuko umugabo adakora ku mugore, ariko kubwo kwirinda gusambana umugabo wese agira uwe mugore n'umugore wese agira uwe mugabo. Umugabo ahe umugore we ibimukwiriye, kandi n'umugore nawe abigenze atyo ku mugabo we, kuko umugore adatwara umubiri wiwe, ahubwo atwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo we adatwara umubiri we, ahubwo utwarwa n'umugore wiwe. Nimukimane keretse ahari musezeranye igihe, kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga, kandi mwongere guhura, Satani atabagerageresha iriba ry'imibiri yanyu. Ariko ibyo mbivugiye ko ku bwanjye, si amategeko mbategetse, kuko nshaka ko abantu bose bamera nkanjye, ariko umuntu wese afite impano ye yahawe n'Imana, umwe ukwe undi ukwe. Abatarongorana kandi n'abapfakazi ndababwira yuko icyiza kuri abo ari uko baguma kumera nkanjye. Nk'uko mubyiyumviye rero, iri ni ijambo Pawulo yari ari guhugurira Abakorinto, cyane cyane bitewe n'ibyaha byari bitangiye kujya bibwira mu isi yuko umuntu wese yakagombye kuba afite umugore we. Abantu benshi batangiye kujya baryamana n'abagore batari ababo. Ibi ngibi impamvu bivuze ni ibihe? Ubundi ni ukuvuga ngo uyu mugabo Kiramana akimara kubwira uno mugore, ni ukubera yuko namara kuba umugore wiwe atazongera gutekereza abandi, atazongera gusohoka mu nzu avuga ngo agiye kureba abandi, atazongera kugira ute, umubiri wiwe bakuzaza ugendwa na Kiramana, umubiri ukagendwa na Nyambo. Ariko impamvu yabivuze ni ukubera azi ko yamutandukanyije n'umugabo we, kandi burya ngo ahaciye urukundo ntabwo hajya haca urwango, kandi iteka ryose umuntu mwabonanye mukabana igihe kirekire ntabwo bishobora ko wamwibagirwa, ntibishoboka ko wamwibagirwa na gatoya, ahubwo uhora umwibuka, ahora no mu bitekerezo byawe, kabone nubwo yaba yaravuye ari umukene uri ku mukire, ariko bwa bukene bwiwe ushobora kubukumbura, bitewe n'uko burya amahoro aruta byose. Ushobora kujyana mu rugero, Nyamba ashobora kuba ari ahangaha ari kurya buri kimwe cyose, amasaha yose yiwe yandikiye icyo agomba kurya, ariko ibyo byose ntibigeze agira icyo bimumarira, bitewe n'uko uwamuherezaga ikijumba kibisi cyangwa ikijumba cyokeje cyangwa ikijumba gitekanye n'ibishishwa, agasanga nibyo byari bifite amahoro n'umutekano. Kabone nubwo ariko ibintu byose biri kugenda neza, nyirakuru yamuvuje, abana basubize mu ishuri, ubuzima bw'iwabo bwose bwahindutse, n'ubwe inshuti ze ziri guhinduka, bemeye kugendana nawe, ariko ugasanga byose bimubereye ubusa, bitewe n'uko yanze umugisha. Ubundi abenshi na benshi bafata umugisha bakawugereranya n'amafaranga, ariko umugisha ntabwo ugereranywa n'amafaranga. Nicyo nakubwira, kandi ugomba kumenya. Uyu Nsabi ari kugenda abona ibintu byinshi cyane bimwizanira, ariko ntamenye uko biba yabikontorora. Nyambo nawe akabona ibintu biraje akabijyana. Ni ukuvuga ngo rero aka kanya urebye n'amaso y'umubiri wasanga Nyamba ari uri mu mugisha, ariko ntabwo ushobora gusanga Nyamba atari uri mu mugisha, ahubwo ari mu bibazo bikomeye cyane. Nyuma y'amafaranga bizamuzanira imyaku ndetse no gupfa bikazamo, kandi agapfa ababaye cyane. Mu gihe Nsabi we azaba anezerewe cyane ubuzima bwe bwose, bitewe n'uko yayenze akitondera ibyose abona, akanga kwirukangira amafaranga. Bitewe n'uko impamvu bivuze n'uko Nsabi ikintu cyo ari gutekereza n'uko aka kanya agomba kwikorera imbaraga ziwe, zikaba arizo zimuhereza amafaranga yiwe. Reka mbabwire n'ikindi kintu gikomeye cyane. Bibiliya ivuga yuko ijisho ari itabaza ry'umubiri. Iyo umubiri wawe rero umurikiwe, nawe uhora mu mwijima. Tekereza rero amaso yawe ariko utari kubona neza, umubiri wawe uzahora mu mwijima, maze nawe uhoremo mu gahinda n'umubabaro, bitewe n'uko hari ibintu utigeze ukiranukiraho. Hari ibintu rero byo kubwibone bushobora kubaho, bitewe n'ubwiza ufite, ugatangira kubona yuko ibintu byose ubikwiriye, kandi nta n'ikintu wari ukwiye, nta n'uwakagombye kuba yakugirira impuhwe. Mu gihe Nyamba ashobora kuzaba ari kubabara, Nsabi azaba ari mu munezero cyane, kubera yuko aka kanya atangiye gukunda umukobwa mwiza cyane, atangiye kumukunda, kandi uwo mukobwa akaba afite n'amafaranga arenze n'ayo Kiramana, niko twabivuga, bitewe n'uko ari umucuruzi. Amafaranga yiwe buri munsi ahora yunguka. Nimba umuntu avuga ngo reka nkugurire inzu imwe cyangwa iyindi, twanga twubaka iyindi, ni ukubera ko yizeye
amafaranga kandi akaba afite urukundo ruri puwa, mu gihe Nyambo afite urukundo rushobora kuzaba fake bitewe n'uko akurikiye amafaranga. Kuko nawe nubireba urabona ko Nyambo atari ahangaha bitewe n'uko akunda uno muntu, ahubwo amukunzeho kubera ko yamubonyeho amafaranga kandi ari byinshi cyane amutega nyaho. Ikindi twatagenda tuvuze, burya iteka ryose umuntu wese amenya ko yayobye mu gihe yamaze kuyoba, cyangwa amenya ko yibeshye mu gihe yamaze kubona ko ibintu bimubyariye byinshi cyane. Uyu munsi Bobo ari kwicuza icyatumye abwira n'abo umukunzi amushyiraho igitutu ngo bariyamane kugira ngo amutere inda kugira ngo babone ko bazana, ariko umukobwa akamukanira. Ubu ngubu nibwo Bobo ari kubona ko ibintu byose yatekereje n'ibintu yakoze byose byari ubusa, ahubwo akagombye kuba yarafashe akaganira urugamba. Ariko ikindi kintu kigaragaza ko uru rukundo nabwo rutari kuramba ni ukubera yuko harimo ibinyoma byinshi cyane, bitewe n'uko uno mukobwa nawe yanze guhagarara ku ijambo rye yuko akunda umusore, maze akagira ubwoba mu gihe ise wa Bobo aramufatiye inyundo. Yakagombye kwemera ibyo nk'uko papa Bobo ari kubivuga, akagombye kuba yaremeye akavuga ati ngenda twite kandi ntwitindira Bobo, nimunyica unyice, akakomeza ku ijambo. Ariko umuntu nimba guteye ubwoba ugahita umuhinduka ako kanya nk'ikirere, ibyo bintu ntabwo biba biramba. Burya umuntu ugukunda kurwanira ishyaka akabona nubwo waba uri mu bibazo yakwitangira akavuga ati uyu nguyu ndi uwanjye. Abantu benshi cyane bakunda kuba bari mu bibazo, abantu usanga inshuti zabo za mbere za hafi nizo zibavuyeho na fiyanse wiwe bakamuvaho. Ariko reka mbabwize ukuri yuko urukundo rw'Imana rugereranywa n'urukundo umubyeyi akunda umwana wiwe, kubera ko urwo rukundo ni urukundo runini cyane. Nubwo ababyeyi rimwe na rimwe baduhinduka cyangwa abandi bakazikuramo abandi cyangwa bakajugunya abana, ariko nta kizakuraho urukundo nyakuri ko rutsinda byose kandi rwihanganira byose. Mu bintu byo byose ukora ujya wibuka yuko urukundo ari rwo rwa mbere kandi tubeshejweho n'urukundo. Bobo arubaye ari umuhanga akakanya akabanza kumva icyo se yari ashatse kuvuga kugira ngo uno mukobwa mugarukire, maze akemera gusohokana mu mukobwa kure mu bihugu bya kure, maze akajya no muri bizinesi za ibintu bikagenda neza bitewe n'uko bimeze gutyo. Byatuma n'uwo mukobwa icyizere kigaruka, bitewe n'uko abakobwa bose bagira ute bakunda kuba basohokera ahantu hatandukanye n'aho bageze. Ariko ikibazo kirimo nuko uno mukobwa yakaneye yuko atakagombye kuba agumana na Bobo. Hari benshi cyane bakinira mu bintu kubera yuko bumva ko uwo muntu bari kumwe nta handi yajya, nta wundi musore yabona, ariko ugasanga ibyo bintu byose bigize ute bihuye n'ibibazo bikomeye cyane kandi iyo atatekerezaga n'ibyo yisanzemo. Kumva ko ukomeye umenye yuko na Satani kugira ngo ahuruduke mu ijoro agwe mu isi, ni ukubera ko yumvishe ko ari wo muntu wa mbere wari ukomeye, nta wundi muntu Imana yabona yamuba hafi. Dore ko mu biremwa byose byaremwe ndetse n'abantu bose yabaye mu ijuru byose, mu bamarayika bose, Satani niwe wari mukuru wanarebaga mu bwiza bw'Imana. Dore yuko bavugaga yuko yahuraga agiraga amaso imbere n'inyuma, amwe ari kureba ku Uwiteka andi ari kureba inyuma. Mu bamarayika babaga bari kuririmba cyangwa bahoraga baramya Uwiteka Imana yacu. Niyo mpamvu rero iyo wibonye mu kintu cya mbere kiri ku isi kibi cyane cyari gituma abantu benshi cyane bagwa hasi, ni ubwibone. Bobo rero yari yibonye abona yuko uyu Daniyeli nta wundi musore yabona umukwiriye, nta wundi musore yabona mwiza, ariko yaribeshyaga uko wowe wibona uko uri mwiza, haba hari abandi bafite ubwiza bukurenze kandi bafite ubushobozi butandukanye. Nk'uko iyi nsabere kumwe na Nyambo bumvaga ari bo bantu bakundanye, nta wundi mugabo uri ku isi, nta wundi muntu babana, ariko ubu ngubu ntabwo bari kumwe. Nuko ubyisi biba bimeze, hejuru yawe haba hari undi ndetse n'uwo nguwo hejuru y'uwo haba hari undi, kugeza ko usanga umuntu wa nyuma wese uri wibwira ko ari hejuru y'abandi, nawe Imana iri muri hejuru, nta kintu aba ari kimwe n'isi y'Imana. Dukoze neza byagenda neza, dukoze neza byatwagera kuri byinshi. Impamvu natangije ijambo rivuga ati ngo ni byinshi dukora ntitubigereho, ni ukubera yuko akenshi na kenshi tutamenya inzira tugomba gucamo, ahubwo twebwe twicira mu yo tubona ishashagirana, ariko nyamara inzira irimo amahoro yo twakagombye kuba ducamo. Inzira igoye cyangwa ibyo tubona bigoye ari byo twakagombye guhangana nabyo. Umugabo ntabwo abona ibibazo ngo yirukanke, ahubwo arahagarara akarebana nabyo, agahangana nabyo kugeza igihe aboneye igisubizo. Reka mbabwire ngo rero ibi bintu mubona mu buzima busanzwe n'ubuzima bwa filimi bwose bwa buhuyeho, hari umuntu ubayeho muri ubwo buzima. Rero ujye ureba neza nimba amahirwe yawe yaje, maze mu mahirwe yawe uyakorere neza kandi uyafate neza. Firinda icyo ufite kugira ngo Satani atakwaka umugisha wawe, niko Bibiliya itubwira. Reka tuzereze icyo kiganiro naho mu bindi biganiro by'ubutaha. Ngiye reka se muzehe Kongomani, kora subscribe, kora no kukazogira kugira ngo tuzabane mu bindi biganiro by'ubutaha. Ndabakunda, amahoro y'Imana akomeza abane namwe.